Bakundwa mu mwami Yesu, Yesu ashimwe cyane. Nitwa Jean Paul Habumuremyi, ndi umukristo w'inyarugenge muri ADPR. Ndagira ngo dusenge turangiza tuganira ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri Imana nziza y'urukundo. Tugushimiye ko watumenye kera, warangiza ukaduha agakiza icyubona ikibi cyawe mwana. Turagushimira yuko ukomeje kubana natwe muri ibi bihe, kandi ukuboko kwawe kwiza gukomeje kugumana natwe. Turasengera uyu mwanya kugira ngo uduhe guhishurirwa mu ijambo ryawe, kandi ukuboko kwawe kwiza kubane n'umuntu wese. Udushyigikire, uduhe ibihe byiza mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 23. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, turaza kugeza ku murongo waho wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa bati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore, mubiziririze. Ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemera kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. Impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo. Kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi. Kadusoreze mu gitabo cya Daniyeli, ibice byaho ni 5. Turasoma umurongo waho wa 25 tugeze 28. Daniyeli ibice byaho 5, umurongo wa 25 tugeze 28. Haravuga ngo, kandi byanditswe n'iby'ibi mene tekeri ufarisini. Kandi bisobanurwa bitya, mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe ku bipimo ugaragara kudashyitsi. Umurongo 28. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe, buhawe abamedi n'abaperesi. Ndagira ngo tuganire intego y'amagambo ivuga kugendera imbere y'Imana mu kuri. Kugendera imbere y'Imana mu kuri. Aya magambo iyo ucyumva uhita wumva yuko hariho n'igihe umuntu ashobora kuba agendera imbere y'Imana, ariko atagendera imbere y'Imana mu kuri. Ariko ndashaka yuko tuganira kugendera imbere y'Imana mu kuri. Iyo usomye Bibiliya usanga ukurikije uko Yesu yaje asanga iri tsinda ry'abafarisayo bafashwe cyangwa se bemerwa, ukareba n'ibyo Yesu abavuzeho, rwose bitandukanye n'uko abantu babafataga. Iyo usomye Bibiliya usanga bari abagabo rwose bahora bambaye ibishura, biha amategeko, kandi bakunda rwose ko abantu babaramutsa bakababwira ngo rabi, bisobanura mwigisha. Ndetse bakundaga intebe z'ibyubahiro, ibintu byabo bagasengera ahantu abantu bose babazi. Bagiraga n'umwete wo kwigisha ibijyanye n'idini yabo ya gifarisayo, ku buryo abantu bari babazi baravuga ati rwose dufite abatagatifu, dufite abantu b'abamarayika, dufite abantu bagezeyo mu buryo bwo kubana n'Imana. Ariko Bibiliya igaragaje yuko Yesu abarondoyemo ibindi bintu abandi bantu batari bazi bikomeye cyane, wenda tuzagenda tugaruka uko tuziga zino nyigisho zacu. Bakundwa bene data, ndashaka ngo uyu munsi tuganire ikintu cyitwa, muri aya magambo yo kugendera imbere y'Imana mu kuri, tuganire ikintu cyitwa yuko Imana ifite ibipimo bitandukanye n'ibyo abantu bapimisha. Kandi nitukimenya bizadufasha kudashushanya abantu, tubereka yuko twebwe twakijijwe, twamaramaje, twahindutse, nyamara ibyo tuvuga tuzi neza yuko Imana igira ibindi bipimo bidasanzwe. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke ku bipimo by'Imana. Naje gusanga Imana igira ibipimo, ni nayo mpamvu nta muntu wayibeshya. Nta muntu, cyakora umuntu ashobora gushushanya abantu, umuntu ashobora kubeshya abantu, ariko Imana igira ibipimo. Turaza kubivugamo mu buryo butatu. Ibipimo bya mbere Imana ikoresha ni uko Imana ireba mu buryo twebwe tutarebamo.
ntabwo ireba nk'uko abantu bareba, kuko abantu twebwe turebesha amaso y'umubiri asanzwe. Wabona umuntu ni inzobe ukavuga ngo ni inzobe, wabona umuntu ni mugufi ukavuga ngo ni mugufi, wabona umuntu ngo ni muremure ukavuga ngo ni muremure, ariko Imana siko ireba. Reka mbaho urugero kugira ngo tuze kubyumva neza. Nimusoma muri iki gitabo cya Daniyeli, ahangaha twari turangije gusoma muri bino bice 5 byose mukabisoma, muzasanga iyi nkuru itangira bari mu birori. Berushazari ari kwishimana n'abayobozi yari yatumiye bagera hafi mu 1000, yari afite abagore be n'inshoreke ze, barimo baranywa baranezerewe. Nuko Bibiliya wenda ivuga ibintu bike, bashobora kuba hari n'abamuvugaga ibigwi bavuga baturakomeye, Imana yaguhaye ubuyobozi, uri umugabo nyamugabo. Ariko Bibiliya ikagaragaza neza yuko yatumyeho n'ibikoresho byakoreshwaga mu rusengero Yerusalemu seri yaranyaze ngo babinyweshewe n'inshoreke ze mu rwego rwo kwishimisha birushijeho. Urumva ubireba arabona ari mu birori, ariko mu mwanya mutoya ngo yagiye kubona ikiganza cyandika ku rusika, agerageje gusoma inyandiko irananirana, atumizaho abacurnyi, atumizaho abakonikoni n'abandi benshi bashobora gusoma iyo nyandiko yari yizeye ngo birananirana. Ahangaha hangisha ikintu gikomeye, naje gusanga hari akantu Imana, hari ibintu Imana yagiye yisigariza yo yonyine ifite ububasha, nta mbaraga z'ubwenge, nta mbaraga z'ubuhanga, nta mbaraga z'umuntu wari wese usobanutse ufite inararibonye ushobora kugira icyo yabikoraho uretse Imana yonyine, cyangwa n'uw'Imana yahaye ubwo bushobozi bwo kugira icyo yabikoraho. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, aravuga ngo batumizaho umugabo witwa Daniyeli, ari umugabo wuzuye umwuka wera. Ahageze uburyo asobanuramo iyi nyandiko bigaragaza ko bihabanye n'ibyo abantu barimo. Murumva abantu bari mu birori, abantu baranezerewe, abantu bari kunywa, abantu bari kwishimisha, ariko Daniyeli agiye gusobanura inyandiko yaramubwiye ngo men aramubwira ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyira iherezo. Urumva iherezo ryo ku ngoma ye rije ari mu birori, ku buryo uwabyitegereza akoresheje amaso asanzwe yaravuga ati banezerewe rwose, abatumiwe babigiremo amahirwe. Ariko nubwo ari uko nguko bimeze, Imana irabireba ikabona iherezo ry'ingoma ye ryageze. Kubera iki? Hepfo haravuze ngo wapimwe ku bipimo usanga udashyitse. Tekereza nawe, abantu barimo baramuhimbaza, barimo baramuvuga, barimo baravuga turi umwami urakomeye, barimo baravuga ngo uri umunyembaraga. Bashobora kuba navuze byinshi, njyewe mvuze bikeya, ariko Imana yo iramubwiye ngo wapimwe ku bipimo usanga udashyitse. Munyemerere mbabwire ikintu gikomeye, ntabwo Imana ireba nk'uko twebwe abantu tureba. Nayitinye cyane, niyo mpamvu tugomba kugendera imbere y'Imana mu kuri. Imana akaba ari idutangira ubuhamya kuruta ubwo abantu badutangira, kuko hari igihe tumara imyaka myinshi dusenga, tukamara imyaka myinshi dukorera Imana, tukamara imyaka myinshi ndetse bikanaduha n'amazina. Umwe ugasanga bamwise bishop, undi bamwita apotre bitewe n'ahantu runaka, undi bamwita pastori, undi bamwita umudiyakoni, undi bamwita umukristo, evangeliste, munyamasengesho, bitewe nuko tumaze igihe kinini mu idini cyangwa se mu itorero. Ariko dukwiriye guharanira kugendera imbere y'Imana mu kuri, ku buryo ubuhamya bwacu buba ari buzima imbere y'Imana kuruta uko bwa buzima imbere y'abantu. Kandi niba buzima imbere y'Imana n'imbere y'abantu buzaba buzima byanze bikunze. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Rero Imana ntabwo ireba nk'uko twebwe tugira gute tureba, ifite amaso areba kure cyane, aho abantu batareba, aho abantu batitegereza. Reka mbaho urugero rundi kugira ngo urwego rwa mbere rw'uko Imana ipima turuveho. Nimusoma Bibiliya muzasanga umugabo witwa Samweli ajya gutoranya umwami kwa Yesayi. Ahageze umugabo umwe witwa Eliyabu ngo yaratambutse, hari umugabo w'umusore muremure uba mu gisirikare cya Sawuli, ndetse ugaragara nkaho ari umugabo rwose ufatika. Ngo agitambuka Samweli ngo aribwira mu mutima ngo nukuri Uwiteka uyu nguyu ni wari butoranye. Ariko naratangaye, Imana iramubwira ngo Samweli uwo ngo ureba namugaye. Abantu bareba bigaragara, ariko nge ndi Imana irenza cyane, nkajya ku mpamvu y'ikintu, nkareba mu mutima, nkitegereza aho abantu batareba. Imana idufashe tumenye ko ibyo tubamo byose, ubuzima bwose bwo kugendera imbere y'Imana, haba mu murimo w'Imana dukora, haba mu bintu byose dukora, haba amazina batwita, tujye tumenya ko Imana irenga uko abantu batubona nuko tugaragara, ikareba mu mitima yacu, ikamenya n'impamvu yabiteye n'uburyo twabikozemo. Imana idufashe cyane kandi Imana itugire neza. Igipimo cya kabiri Imana ikoresha cyo cyantangaje cyane. Hari igihe Imana ikoresha ibibazo runaka kugira ngo igaragaze umuntu uwo ari we.
Hari igihe abantu bavuga ngo uriya muntu arakiranuka, uriya muntu akorera Imana. Rimwe namenye akantu gakomeye. Hariho n'igihe umuntu aba yaragize kwitonda, cyangwa se ubona acecetse, ubona atavuga, ariko ari kubera ko rimwe na rimwe hariho ari mu buzima wenda runaka, abayeho mu mibereho runaka, usanga rwose nta ngorane, nta buzima, nta kintu kigoye. Aha rero niho rimwe na rimwe hari igihe Imana yemera ibibazo runaka kugira ngo bipime wa muntu, bimugaragaze ko koko yaguma mu murimo w'Imana atariye, yaguma gusenga Imana atarasubizwa, yaguma kubana n'Imana, bya bibazo byose bikimuriho. Aha ni musoma ijambo ry'Imana. Yobu muramuzi mwese, ni umugabo wagaragaye ari umukiranutsi, yari n'umukire rwose, yari umuntu witondaga mu byo yakoraga byose. Imana yemereye Satani ko amugerageza, kuko Satani yaravuze ngo wamuhaye ibyo yari akeneye byose, n'iki cyatuma yo batakubaha. Ariko Imana yashaka kugaragaza yuko ifite abantu burya inabanyaze n'ibyo bafite byose, bakomeza kugendera imbere yayo mu kuri. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Hari igihe usanga umuntu afite icyo kwita muri iyi minsi barabyita ngo ni amavuta, afite amavuta mva biryo, cyangwa amavuta mva bisubizo runaka, cyangwa amavuta mva gutabarwa runaka, ariko rimwe na rimwe ugasanga yahura n'ibibazo n'ingorane, bya bindi birashize, ndetse n'umurimo w'Imana uvuyemo, aranivumbuye, aranabiretse cyane. Ariko Imana idufashe, Yobu atubera icyitegererezo gikomeye. Nimusoma Bibiliya muzasanga koko Imana yaramutanze. Satani akora ku bye byose, arabitwara, ndetse anagera no ku rwego akora no ku mubiri we, aramugerageza, akazajya yishimisha urujyo. Hari amagambo ari mu Bibiliya ateye agahinda, aho Yobu uravuga ngo rimwe na rimwe iyo nagiraga mu mudugudu imfura zose zaranyakiraga zikampagurukira, ariko ubu ngubu ndasuzugurwa, nkasuzugurwa n'abana. Ni amagambo nasomye ateye agahinda gakomeye cyane. Ariko Yobu yageze ku rwego aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Yobu yakomeje no kugendera imbere y'Imana mu kuri, nubwo yari arimo ageragezwa, nubwo Imana yamupimishaga bino bipimo bikomeye, ntabwo Yobu yigeze acogora ngo ananirwe areke kugendera imbere y'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugiriye neza. Hari igihe usanga umuntu nyine afite morali kubera ko yahaze, umuntu ugasanga afite morali kubera ko ibyo birimo bigenda neza, ariko reka mbabwire bene data, Imana ifite igipimo cyitwa ibibazo n'ingorane. Dukwiriye rero kubimenya igihe cyose Imana yahagurukiye gupima ibiri muri twebwe. Niba twaragendeye imbere y'Imana mu by'ukuri, tuzakomeza kugendera imbere y'Imana. Ariko niba ari ukubeshya, cyangwa ari ugushushanya, cyangwa ari uko ibintu byagenze neza, hari igihe usanga umuntu ahise atandukana n'Imana, agahita areka Imana. Kandi koko Yobu Imana yaje kumwunamura, ariko iza kumwunamura Yobu agikomeje kunezeza Imana, agikomeje gukorera Imana. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Igipimo cya gatatu Imana ikoresha, hariho n'igihe ikoresha ibisubizo runaka kugira ngo igaragaze umuntu uwo ari we. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane. Iki kintu cyitwa ibisubizo, cyangwa gutabarwa, cyangwa promotion, cyangwa kuzamurwa. Hari igihe umuntu aceceka kubera ubukene bwamunyinyitse. Ntabwo aka kantu mwakumva. Hari umuntu umwe twagiraga, yaritondaga cyane, ubona rwose ari umuntu w'umurokore mwiza, ariko ntabwo twari tubizi yuko burya hari ibindi bintu bibitse muri we. Rimwe rero umuntu umwe aramureba, arangije arambwira ati rero ntabwo uriya muntu yitonda, ahubwo ni ubukene bwamunyinyitse, buriya afite ikibazo cy'ubukene. Uzabibona nabona udufaranga dukeya, Imana nimuha udufaranga dukeya uzabibona. Kandi koko yaratubonye dukeya, yari umuntu w'umusore, ahita yambara ikabutura, ahita ava mu byo gusenga no kubana n'Imana, ahita bivamo. Hari igihe rero Imana ikoresha n'ibisubizo kugira ngo igaragaze umuntu runaka ko mu by'ukuri atagendera imbere yayo mu kuri, ahubwo hari ibindi bintu usanga ashushanya, cyangwa se usanga hari ukundi kuntu umuntu yitwara. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Nakunze Yosefu cyane kwa Potifari, yari atangiye guhumeka gatoya. Muribuka ko Potifari yari yaramuhaye ibyiwe byose, ariko mu byo atamuhaye ntabwo yari yaramuhaye umugore we. Yarabiyoboraga, akabigenza uko ashaka, akabifatira imyanzuro uko ashaka. Iyo yari promotion nziza cyane. Ariko mwibuka yuko umudamu we yabungerageje, aramubwira ngo turyamane, ariko asanga Yosefu no mu bisubizo bike yabonye ashobora kugendera imbere y'Imana mu kuri. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo byarangiye Yosefu amuhakaniye, aramubwira ngo ntabwo nakora icyaha kimeze gutyo ngo ncumure ku Mana. Yemera ndetse no kurenganywa, ajya no muri gereza arafungwa, kandi Imana yaje kumugirira neza, iza kumutabarira hamukura. Ariko mu by'ukuri yagaragaje yuko no mu gihe umuntu yabonye utuntu runaka, igihe umuntu yazamuwe gatoya,
ashobora gukomeza kugendera imbere Imana mu kuri. Bakundwa bene data, ndashaka kubibutsa yuko Imana ifite ibipimo bitandukanye n'ibyo twebwe dupimisha. Uwarebera abafarisayo inyuma akabitegereza, hari ibintu nasomye kuri bo bikomeye Yesu yavuze abantu batajyaga bitegereza ngo babone hagati muri bo, kandi abafarisayo bari babifite mu buryo rwose ushobora kubitegereza ntubibone, ariko Yesu we yarabitegereje, arangije arabigaragaza, avuga ko hari ibindi bintu bafite muri bo kandi bikomeye, kandi abantu badashobora gupfa kumenya. Ikintu cya mbere nuko bari abantu bakundaga ishimwe ry'abantu. Burya nubwo bari bihishe mu bishura, bigaragaza yuko ari abantu b'Imana, bigaragaza yuko rwose bakunda Imana cyane, ariko bakundaga ishimwe ry'abantu. Kuramukirizwa mu baguriro, kwitwa barabi bisobanura umwigisha. Ikindi gikomeye cyari muri bo, bari abantu bagiraga ishyari, bakagira ishyari n'urwango. Kuko iyo wahagurukaga ukazamuka, nibuka ko bari mu itsinda ry'abantu bagiye bagambanira Yesu kenshi. Urumva bavugaga Imana, bakavuga Mesiya, ariko yaraje ntibamumenya kubera ibyari bibitse hagati muri bo. Ikindi kintu, iyo umuntu bamuhinduraga umufarisayo, we yabaga mubi inkubwe ebyiri, umuntu wa Gehenomu cyangwa se uwa Gehenomu. Bakundwa bene data, burumva bari babi kugeza ku rwego bahinduka ba Gehenomu, bahinduka aba Gehenomu. Ariko iyo baguhinduraga ukamufarisayo, wewe baguhinduraga mubi cyane, inkubwe zigera muri ebyiri kuba Gehenomu. Ikindi kintu gitangaje nasomye kandi gikomeye bakundaga, nuko bo ntabwo ibintu byabo bakundaga kubikorera ahantu hatagaragara. Bakunda kubikorera ahantu hagaragara kugira ngo abantu bose bamenye iryo tsinda, bamenye ukuntu ari abantu bakomeye, bamenye ukuntu ari abantu bambaye. Muzasome kino gice cya 23 mu gisoze cyose, muzasanga hari ibintu bitangaje bari bafite. Ariko nkunda Imana igira ibipimo bitandukanye n'ibyacu. Ibitegereje ibagaragaza nk'itsinda ribi, nk'itsinda ryangiritse, kugeza no ku rwego Yesu yababwiye ngo mwahagaze ku muryango w'ijuru, mwanga kwinjira, mubuza n'abandi kwinjira. Kubera iki? Iyo abantu babitegerezaga babonaga rwose ari ubwoko bw'Imana, ari abantu b'Imana, ariko ibipimo by'Imana byerekanaga igitandukanye n'icy'abantu bagaragaza. Imana idufashe, Imana itugirire neza, twitoze ubuzima bwo kugendera imbere y'Imana mu kuri. Naho umuntu ashobora kugaragara imbere y'abantu neza, ashobora kugaragara rwose ari umukozi w'Imana, ashobora kugaragara ari imirimo y'Imana akora kandi ayikora cyane, ariko imbere y'Imana atagaragara neza, kubera ko ibipimo by'Imana birenze iby'abantu bareba, birenze iby'abantu bitegereza. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe guhishurirwa, tugira umwete wose wo kugaragara imbere y'Imana mu kuri. Amen. Ndagira ngo dusenge. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri Imana nziza y'urukundo. Tugushimiye kuri Imana y'amahoro menshi. Wabanye natwe mu ijambo ryawe. Turakwinginze ngo umuntu wese agire umwete, Umwami Imana yacu, kugendera imbere yawe mu kuri. Ye gushaka ishimwe ry'abantu, ye gushaka abantu bamumenya, ye gushaka abantu bamwemera gusa. Nyamara Uwiteka, ndabizi neza ko ufite ibipimo bishobora kugaragaza ko umuntu agendera imbere mu kuri, cyangwa se ashushanya cyangwa abeshya. Utubashishe kandi utanga imbaraga ku muntu wese wumvisha aya magambo. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen. Amen.